Okay, reka tubahe ikaze kuri International Harmony TV. Nk'ibisanzwe ni Siya G Talento ugarutse. Nkwibutsa gukora subscribe wowe utari wakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi rero mbazaniye ikiganiro tugiye kuganira kuri Nzungu ndetse n'umugore we Nyasafari. Twongera twagaruka kuri Eva ndetse na Johnny. Turatangira tubabwira ngo Nzungu ni umucuranzi, ni umuramyi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, benshi baramuzi. Ndatekereza nta muntu waba utazi igisirimba cya Nzungu. Ikindi cya kabiri, ndatekereza nta muntu waba utazi Eva wa Johnny kuri TikTok. Nta muntu waba utamuzi. Umuntu wese ukoresha TikTok mu gihugu cy'u Rwanda yaba amuzi kabisa, yaba amuzi neza. Nk'uko rero ntangiye mbibabwira ngo tugiye kuganira kuri abo bantu bombi, Johnny, Eva wa Johnny hamwe na Nzungu wa Nyasafari. Nuko aribo bantu bari kugenda bagarukwaho cyane muri iyi minsi, cyangwa hanze aha ngaha aribo bari kugenda bavugwa cyane, bibaza ati se ni ibiki turi kugenda twumva nyuma y'uko Pastor Mutesi avuyeho. Nubwo bitari byazima neza ibya Pastor Mutesi, ariko nyuma y'uko avuyeho noneho nizo nkuru ziri kugenda zivugwa mu itangazamakuru. Niyo mpamvu nanjye nifuje kugenda mbasangiza bimwe mu bintu biri kugenda biranga aba bantu mbabwiye imbere habanza. Nkatangira rero mvuga ngo Eva ni umukobwa wamenyekanye cyane kuri TikTok, amenyekana cyane ku kigendanye n'ubwiza afite, bwakururaga abantu benshi. Ndatekereza kuri TikTok abantu bamuzi murabizi, hari ukuntu yajyaga bigenza byatumye akomeza kugenda yikururira imitima ya benshi. Mu kugenda rero akora ibintu bigiye bitandukanye, ibikorwa bigiye bitandukanye kuri TikTok, yaje rero kuba abona umugabo w'umudiaspora ariwe bise John rero niwe baje kuba bacamatana, bajya mu rukundo. Bamaze kujya mu rukundo, ibintu biragenda birashyuha kabisa. Tugenda dutangira kubona amafoto yabo kuri TikTok agenda acaracara, biza kurangira banabaye umugore n'umugabo, babyarana umwana. Nyuma yaho babyariye umwana, Johnny ubwo yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Eva we aba mu Rwanda. Eva nge ndamuzi cyane kuko Eva ni umunyeshuri twiganye segonderi, turangizanya segonderi. Numva ndamuzi cyane, imico yiwe ndayizi. Yari umukobwa mwiza ku isura bigaragara pe, yari umukobwa mwiza ku isura bigaragara. Icya kabiri kandi yari umukobwa witonda. Uburara bwari bukeya, bya bindi bavuga ngo abakobwa, hari ukuntu abakobwa biza mu kigo baba bafite n'uburara bugiye bugize guta, ariko uburara bwa Eva bwari buke cyane, nta burara yari afite cyane mu kigo. Ni umukobwa nyine witonze kandi ugira ikinyabupfura cyinshi cyane. Nkagaruka na Nzungu, kuri Nzungu nanone, na Nzungu nawe twariganye. Abantu bose bombi twariganye, ariko ntitwigana mu ishuri rimwe. Buri wese twiganaga ukwe, n'undi twigana ukwe. Na Nzungu rero mu kwigana, Nzungu we wabonaga afite ubusitari bwinshi cyane. Ahubwo byarantangaje kugenda mubona ari kugenda agaragara cyane mu bintu bya gospel byo guhimbaza Imana, aramya, acurangira Imana. Bigenda bibi bintu binini cyane bikura. Mpita nibuka kera nyine tukiri ku ishuri, burya ari umusitari ko ndabyibuka. Hari igihe kimwe yigeze kujya aceza indirimbo zisanzwe, ngo icyo gihe yari yagezweho group yitwaga Dream Boys niyo yari igezweho icyo gihe. Yari afite na mugenzi we bakundaga kubyinana cyane, babyina ngo ni Dream Boys, baceza kakahava kabisa. Nzungu rero biriya bintu byo kuvuga ngo kuramya no guhimbaza yabijemo nyuma, ariko byaragaragaye ko nyine yagiye abijyamo ariko atabigiyemo nyuma. Rero reka dukomeze story yacu nk'uko nabitangiye mvuga ati Eva wa Johnny na Nzungu wa Nyirasafari, niba ari Nyasafari. Byaje kugira gutya rero, nyuma yaho Eva abyariye umwana wa mbere, agira gutya abantu n'umugabo, ariko umugabo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho gatoya, Johnny aza kwimvita umugore we Eva, amusanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amusange nyine babane nk'umugabo n'umugore. Ngayo nguko rero bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barabana nk'ibisanzwe. Ari nabwo Nzungu nawe yaje gukora ubukwe na Nyasafari, bitaberekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko byumvikana ko bizwi ko Nyasafari we yari asanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzungu nawe yagiye asanga umugore we. Noneho rero
uko twagiye tubyumva, Eva yajyanywe n'umugabo, na Nzungu ajyanwa n'umugore. Bageze muri Amerika. Urumva mu Rwanda hari ukuntu bajyaga bahuza, ariko bagahuza ukwabo kuko buri wese yabaga ari abagabo babo n'abagore babaga bari hakurya y'amazi. Kwa guhuza rero mu Rwanda bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byumvikane ko bashobora kuba banaturanye muri state imwe, ndatekereza. Byaje kurangira rero Eva ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangira kwitwara neza nk'umugore nyine, mu gihe yari akiri gushaka icyangombwa cy'ubutaka, niko navuga, icyangombwa cyo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa icyangombwa bya bindi bita ubwenegihugu, babyita ubwenegihugu. Mu gihe yari ategereje ubwenegihugu kabisa, yabaye umugore. Ntitwigeze twongera kumubona kuri TikTok cyane atwika, ahubwo twongeye kumubona nyuma y'aho aboneye ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'aho aboneye ubwenegihugu bwa Amerika, na Nzungu amaze kubona ubwenegihugu bwa Amerika, barongeye noneho bahita basubukura. Eva ati wa kigabo we ngo ni Johnny, wapi ari agasore rwose twagiye duhurira mu gihugu cy'u Rwanda bita Nzungu, kagiye kabikora neza kabisa, kagiye kabinogereza fresh, none bikaba bitumye weho nta kintu nyikubonamo mu by'ukuri, nsigaye mbona uri stress zanjye, nsigaye mbona uri ikintu ntazi. Nibwo yaje nyine kuba mwigaranzura urugo, agera gutya ararwisenyera burundu. Bimaze kurangira rero na Nzungu ka gaco yari yarafashe biza kurangira Eva asenyeye n'urwa Nzungu, asenyeye n'urwa Nyasafari kugira ngo yegukane Nzungu. Bikaba biri kuvugwa rero ko Eva na Nzungu aribo bibereye mu rukundo, ingo zabo bombi zamaze gusenyuka kubera uburara buri hagati yabo, bituraya buri hagati yabo. Aho Nyasafari agira gutya akavuga ngo umugabo wanjye Nzungu ageze aho ataha saa sita z'ijoro, agataha ari kuri telefone, cyangwa twaba turyamye turi mu nzu, najya kumva nkumva Eva aramuhamagaye saa 5 z'ijoro. Ukibaza bikakuyobera, ukibaza icyerekezo turi kwerekezamo, bikagenda bikomeza kugorana. Ko Johnny niwe wakomeje kugenda agaragaza ko ubusinzi bwa Eva bwafashe indi ntera, aho bivugwa ko nta kabiri kari muri state na kamwe Eva yaba atarazengurukamo atarumva inzoga yaho. Mu by'ukuri ahantu hose benga inzoga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko Eva yaba yaramaze kugenda ajya gusogongerayo cyane, kandi uko asogongera ni n'akasinda. Bikakomeza bivuga ko rero n'abadiaspora bakomeje kugenda bahura na Eva, basigaye barogereta bavuga tuya ntago ari umuntu mu by'ukuri twagiye duhura kubera ubusinzi. Amafaranga yose waba ufite mu mufuka kabisa ngo arayanywera atitaye ku ngano yayo, agashira ugataha nta kintu na kimwe usigaranye. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane ku mukobwa nk'uriya, ku mudamu mwiza nk'uriya wagiye ukora ibintu byiza agakundwa, atangiye kwandika isura mbi. Ibyo ntago ari byo bituraje inshinga. Rero kituraje inshinga ni ukureba ngo ese Eva araramuka asenye urugo rwe, akagenda agasenya n'urwa Nzungu, hagati yabo bari buze kubana? Nzungu na Eva uko mubibona bari buze kubana, cyangwa ni kwa kundi bari guteshanya umutwe n'ubundi bizarangira bababaje abo bashakanye, ariko finali bize kurangira nta kintu tubonyemo, nta kizima kivuyemo, iyi filime itarangiye muri makeya. Rero tubihanga amaso turebe, tumenye neza ngo birerekeza hehe. Ni nyuma y'uko rero ibi bintu muri twavuga ko ari mu gisata cy'iyobokamana biri kugenda bikomeza kuba bibi cyane, bigaragare ko izina ry'Imana cyangwa umurimo w'Imana bari kugenda bawusiga umwanda. Ntabwo tusubira inyuma cyane ngo tubyinjiremo. Ukagaruka kuri Nzungu wamenyekanye nyine nk'umuramyi, wamenyekanye mu bigendanye no guhimbaza Imana cyangwa gukorera Imana, acurangira Imana, tukayoberwa nyine aho irivuga butumwa riri kugana. Mu by'ukuri ntago rero tujya mu bintu byinshi, reka tuze tubacukumburire mu nkuru yacu iri imbere tugiye kubazanira. Muragenda mwumvamo byinshi cyane bigiye birambura kuri izi nkuru zaba bombi ari Eva ndetse na Nzungu. Turagenda tubaha update zose ukuntu bigiye bimeze, n'amakuru menshi dufite. We nujye kureba televiziyo yawe, kandi subscribe kugira ngo notification nizagiza uzajye uhita uyibona byihuse, ubundi dukomeze kugenda tubana neza 5 kuri International Harmony TV. Nahamukanya rero ndaje gato, reka mbanze nsume ku mazi nze dukomeze tuganira byinshi birambuye kuri aba bantu bombi. Murakoze cyane.